amasazi y'umukara, amasazi adasanzwe atari hamwe tumenyereye kuko na amasazi atarya kubera ko yo ntabwo agira igifu. Icyo ashobora cyonyine ni ukunywa amazi, noneho ayo masazi yatera amagi, ayo magi agashyirwa mu byasigaye ku meza, tuvuge wari umuceri, wari ibirayi, wabihase, wagize ute, ibyasigaye iyo myanda tugashyiramo ayo magi, noneho ayo magi akituraga, ayo magi yamaze kwituraga nyuma akavamo inyo, izo nyo noneho akaba arizo abantu bagaburira amatungo mu gusimbura soya ndetse n'indagara. Amatungo turavuga ku ngurube, ku mafi ndetse no ku nkoko. Izo nyo icyo zikora mu ndyo y'amatungo ni intungamubiri n'amaproteine, kuvuga ni ugusimbura n'amaproteine gusa, noneho umworozi avangamo na bya bindi bisanzwe ibitera imbaraga ndetse n'ibindi yasanzwe avanga, ariko icyo akora ni ugusimbura amasoya gusa. Ni ibintu buri muntu wese yakorera ku giti cye. Icyo bisaba ni uko umuntu agomba kuba afite imyanda, kuvuga ngo ni ibyo bisigazwa byo ku meza, byo mu kikoni, byo kugaburira izo nyo gusa, ibindi byose umuntu wese yabyikorera nta kibazo. Yego, igisubizo kiraza kuboneka cyane ko mu bushakashatsi bwakozwe na RAB bwagaragaje ko umworozi aramutse asimbuje soya yakoreshaga ku kigero cya 50% yabasha kwikorera indyo iri munsi y'amafaranga 300. Ubu ngubu umuntu yagiye ku isoko bigeze hafi kuri 600, ariko ukumva niba umworozi agezeho kwikorera indyo iri munsi y'amafaranga 300 ni igisubizo. Ikindi gihari ni uko izo soya bakoreshaga ziboneka akenshi buri gihembwe cy'ihinga kirangiye, rimwe na rimwe zikanabura kuko natwe tuba tuzikeneye. Ni ukuvuga ngo hariho ikintu umuntu akwita nka competition hagati yacu n'amatungo, natwe tugomba kurwanya imirire mibi muri twebwe. Ubwo rero akaba ari igisubizo kuvuga ngo amatungo tuyashakira ibyo arya, natwe dufate iyo soya. Rero ni igisubizo kuri twebwe kuko izo nyo umuntu yashobora kuzibona buri munsi, ariko soya buri munsi ntabwo byabasha ko iboneka. Agize ati muraho mwese, ati Black Soldier Fly tuzifashisha mu guhinduramo ya myanda n'amababi tukabihinduramo inyo twifashisha dukora ibyatsi cyangwa se ifunguro ry'amatungo yacu. Muri video rero tukaba tugiye kwakira umwe mu babigize umwuga mu entrepreneur badusobanurire byinshi kuri zo. Tugiye kurebera hamwe rero ubujyanye n'ubworozi bw'amasazi tworora tukajya tuyifashisha mu gukora ibiryo by'amatungo yacu, ingurube, inkoko ndetse n'amafi. Tugiye kureba rero tekinoloji ikoreshwa mu korora ano masazi. Ati twavuga kuri utu dukoko twiza. Mu by'ukuri nitwa Martin Kenya, nkaba n'umwe expert nigisha ku bijyanye na Black Soldier Fly. Ati izi sazi ni isazi zihariye zitwa Black Soldier Fly, zikaba ziboneka mu bihugu byose biteye imbere bitandukanye. Ati utu dukoko dufite ubwiza bwihariye kuko usanga twaraje tuje gukemura ibibazo bidasanzwe byari byugarije aborozi bo muri Uganda. Utu dukoko twirira imyanda, bikaba igisubizo ku myanda iba yasagutse mu ngo zacu ndetse muri famu aho twororera. Ati ni muri ubwo buryo zidukiza umwanda uba uri kuri famu, ndetse iyo myanda ikaba inyungu kuri izo Black Soldier Fly kuko za Soldier Fly ziyikuramo ibiyitunga. Ati ikindi cya gatatu cyiza tubona ni uko iyo ziriye ino myanda ibisigaye tubikoramo ifumbire. Noneho reka turebere hamwe urutonde rw'ibikoresho turakenera kugira ngo dukore famu ya Black Soldier Fly cyangwa se ubworozi bwa Black Soldier Fly. Ni ngiyi liste rero y'ibikoresho tuza gukenera muri buno bworozi bwacu. Ati reka turebere hamwe noneho step by step ya buryo ki wakikorera famu yawe ubwawe ya Black Soldier Fly. Ikintu cya mbere uzakora, making sure ko ufite ahantu uzashyira ikiraro cya Black Soldier zawe. Ikintu cya mbere uzakenera muri iki kiraro ni uducages, aho isazi y'ingabo n'ingore zahurira zigatera amagi. Ikindi kandi muri izo cages hakazaba harimo ubushyuhe bubarirwa hagati
ya 25 kugera kuri 36 degrees Celsius. Ikindi kandi ukaba wizeye ko ubushyuhe butazigera burenga ubwo bushyuhe bwateganyijwe kubamo hano hantu. Ati ikindi uzakenera amaforoma, gusa we aka kanya akoresha amaforoma y'ibyuma, ariko ufite kuyakoresha akoze mu maho ntacyo bitwaye. Ati iyo foroma yawe uzayihereza ibipimo ushaka, ariko bitazigera bijya munsi ya metero imwe y'ubuhagarike cyangwa se uburebure. Ati uzakenera kwestaramo icyitwa neti. Izi neti ziba zikomeye, zitandukanye na supaneti z'imibu isanzwe. Ati nuramuka ukoresheje supaneti isanzwe y'imibu, izi sazi zawe zizapfa, ariko nukoresha ino supaneti isanzwe yabigenewe ntacyo zizaba, kuko ikozwe mu buryo bakoresheje ibyo bakora bari gukoresha greenhouse. Ati ahanini izi supaneti usanga ari ntoya ku buryo isanga ifite uburebure bungana na 70 cm ndetse n'ubuhagarike bungana n'140 cm. Ati nubura kubaka gano makejizi uzibuke ko urumuri rwaho ano makejizi agomba kuba ari urumuri rwo hanze, ntabwo ugomba kwesitamo urumuri rw'amatara. Ukabashowa neza ko ibi bitanda wakoze by'aya makejizi bitazaba bifashe ku butaka, ugomba kuzabikorera udukombe bizaba biteretsemo. Ati muri kano kumba mw'imbere ugomba gusiramo umwanya munini kugira ngo zino sazi zijye zibona aho zigurukira, kandi mw'imbere uba ugomba gushyiramo utu tuntu afite mu ntoki kugira ngo ino masazi ajye abasha gutereramo amagi. Ngati utu tubaho uzashaka ahantu udushyiramo hasi, nurangiza ushyiremo ikintu gihumura kugira ngo kizakurure za sazi zisange zose zihagaze hahandi ho cya kintu gihumura, ku buryo zizisanga ari naho zatereye ya magi yazo. Ati kandi utu tubaho tuzaba dufite uburebure bungana na 1 inch. Ati umubyimba w'aka gati uzaba ufite santimetero 2. Noneho nyuma y'iminsi 2 izi sazi zatangira gutera amagi kuri tuno tubaho. Ati nyuma y'iminsi 14 ushyizemo tuno duti ku nshuro ya mbere, udukuramo ugakuraho amagi ya mbere. Nyuma yaho noneho buri nyuma y'iminsi 2 ukajya gukuramo amagi yamaze kuboneka zateye kuri tuno tubaho. Ati buri sazi imwe y'ingore itera amagi ari hagati ya 500 n'igihumbi. Ati mu gihe uri gukura amagi kwa tuno tubaho ufite kubikora witonze kugira ngo utaza kwica no magi kuri tuno tubaho. Ati niyo mpamvu rero ugomba kwigengesera ndugire igi na rimwe wica muri yo. Step ikurikiraho ni ugutegura icyitwa starter feed y'izi mangoes. Nyuma yaho rero tuzafata ikiro kimwe cy'ibigori, niturangiza tukivange muri litiro imwe y'amazi, ukabivanga kugeza binoze neza. Akamaro rero ko gukora bino biryo nuko nyuma yuko ano magi avutse aba akeneye kugira ngo arye kugira ngo aze gukura. Ati nyuma yuko ano magi akimara kuvuka avuka zikenera guhita zirya, nyuma yo kurya zikabona gukura. Ati ahaho dufite ibiro 2 by'ibigori ndetse n'ibiro 2 by'imyanda. Ati nyuma niho ushobora kuba kongeramo ibishyimbo, ukongeramo uduce tw'imikati twasandaguritse mu rwego rwo kwirinda gukoresha imbungure cyangwa se ibigori byonyine. Ati nabyo uzabivanga kugeza bimaze kuba uruvangitirane rwiza. Nyuma yo kubivanga uzabishyira mu makonteyina, ariko ubibumbabumbe ku buryo bitazatakaza ubuhehere bwabyo, bizagume bitoshye bifite bwa buhehere. Ibi biryo ngo uzabishyira muri zino konteyina ari amagi yacu azavukiramo. Noneho muri buri konteyina uzajya ushyiramo garama 10 z'amagi, aba ari ushyira muri buri konteyina. Ati kuri babantu noneho mudafite ubumenyi bwinshi kuri bino bintu, uzafata amagi uyashyire muri konteyina, nurangiza muri buri cages uterekemo konteyina imwe. Icyo gihe nibwo uzaba ubikoze neza. Noneho ano magi ntabwo uyashyira kuri bino biryo nyirizina, kuko aba afite guhita ahura n'ubukonje buri mu ibi biryo bigahita buyica, ahubwo
ufata mesh cyangwa se akantu k'agasupaneti k'akayungiro ugashyira ya magi hejuru kugira ngo ya magi nirijya rimara kuvuka akana cyangwa se inyo izajya ihita yimanura aba ariyo ijya mu biryo hasi. Ati noneho nibwo uzafata utu twana twavutse, mbere y'uko udufata uzafata zino container uzijyane muri hatchery place uziterekemo, nyuma yo kuzishyiramo nibwo uzandikaho amatariki wagiye uzishyiriramo hano kugira ngo uzajye ukontorora igihe amagi yawe ari buvukire. Ano magi avuka hagati y'iminsi 3 n'enye ukimara kuyashyiraho ahangaha. Ati noneho nyuma y'iyi minsi 4 nibwo uba wafata izi container ukazijyana kuri big area yo kuzirereramo ngo zikure zizavemo zigaburirwa amatungo. Ati noneho nk'uko nkuru kubibona za garama 10 nizo zatanze umusaruro ungana gutya. Ati noneho kuri iki kigero nibwo wazifata ukazishyira mu makonteyina menshi kugira ujye ubona ukuntu uzigaburira. Nyuma yaho nibwo uzazikorera ibiryo bitandukanye. Aborozi benshi bakunze gukoresha imbuto zangiritse, imbuto baguze ku isoko zataye manda, ibyasagutse mu gikoni ndetse n'imyanda myinshi yagiye ikomoka mu matungo nk'amatotoro n'amahurunguru y'ayo matungo. Ngati ahangaha urabona ko bafashe za BCF zane muri container bakaba barimo kuzishyira muri container nyinshi, aho bagiye kuzihera ibiryo kugira ngo zibashe gukura zitange wa musaruro bazitegerejeho. Ati noneho nyuma y'uko zimaze gukura icyo uzakora uzazifata zikuze, urimo murabona ngo kuri runo rugero ngo nibwo uzazifata ukagenda ugashaka icyitwa akayunguruzo k'ikawa. Ati uzazifata uzitware kuri kakayunguruzo k'ikawa nurangiza uzisukeho hejuru uzisaseho, noneho aba arizo uyungurura. Ati mu kuzishyira kuri kano kayunguruzo zijya zitambukaho zigacamo zikamanuka hasi zikirobanura zikitandukanya n'imyanda. Iyi myanda ni nayo yindi tujye dukoramo ifumbire. Ati kandi iki gikorwa kibaye hagati y'iminsi 10 na 14. Mu minsi 14 gusa uba utangiye gusarura cyangwa se kubona umusaruro wawe wa BCF cyangwa se mangoes. Ati muri no minsi 14 uba umaze kubona umusaruro wa BCF zawe kuko ziba zigeze igihe cyo gukura. Ati noneho nyuma yacyo ntago bizagusaba kujya gushaka umurama bundi bushyashya kuko bino bintu biba byisubiramo, ahubwo zindi zawe zirakura nawe zigatangira kujya ziguha umusaruro ndetse n'amagi, warangiza ugatangira kujya ubikoramo ibiryo by'amatungo. Ati iyo ubishatse uzigabura ukimara kuziyungurira amatungo yawe, cyangwa se ugakoresha ubundi buryo bwo kuzumisha ukazanika ukazigabura zimaze kuma. Mu kuzitunganya ngo uzazigabure zumye uzicanira mu mazi ku ziko hagati y'iminota 2. Nyuma y'iminota 2 nibwo uzikuraho ukazijyana ku kazuba cyangwa se ugashyira ku mashini zabugenewe mu gushyushya no kwanika kumisha ibintu. Iyo uzanitse muri buno buryo zirangiza zisana gutya cyangwa se ziri muri buno buryo nk'uko ububona. Nyuma yaho ushobora no kuzikoramo product y'amavuta. Ayo mavuta akaba ariyo ujya ukoresha mu gukora ibiryo by'amatungo. Ayo mavuta aba ateye uku nk'uku. Nyuma yaho uba ushobora no gukoramo ifumbire ry'akataraboneka ku bihingwa bigiye bitandukanye. Nyuma yo kuryanika ukarikoramo iri fumbire.
The number one thing before starting a black soldier fly business is you have to understand its life cycle. There are 4 stages: the adult fly, the eggs, the larva, and the pupa. If you understand what every stage requires, you're good to farm black soldier fly. The biggest challenge in black soldier fly farming, people don't take it as an agricultural operation. They associate these beautiful flies with a common house fly that can transmit vectors. And because it's new to people, we need to change their perception. When I move out there, most people, all my fellow young people, call me the maggot king because I produce black soldier fly larvae and I'm happy about it. Congratulations on learning how to practice black soldier fly farming. Are you interested in learning more easy to start local income skills? Visit www.sawaworld.org to get started. Nanone rero reka twongere twakire wa mubyeyi wacu guturuka muri Noah Farm aze adusobanurire ku bijyanye n'amasazi. N'amasazi nayo ni bumwe mu bwoko bw'ibiribwa boroye. Muri video yahashize tuganirije ku bijyanye na Azora aho twasanze ko ari kimera gifite protein kuva kuri 25 kugera kuri 35% byacyo aba ari protein. Reka nze atuganirire rero ku bworozi bwa BCF cyangwa se mangoes. Tumenyereye ko tugabura inyo cyangwa se ibyana byazo tukabikoramo ifunguro nkuko twabibonye haruguru. Reka nze rero nawe tumwakire agire ibyo atubwira ku bijyanye n'ubworozi bw'izi mangoes cyangwa se BCF. Noneho mwe muze duhurire no muri comment, kora subscribe ubundi katwumve uno mumama. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubworozi bw'amasazi. Nk'uko abantu benshi bumva ubworozi bw'amasazi bikabatangaza, ubworozi bw'amasazi ni ubworozi umuntu ashobora gukora na bizinesi ikorwa hanze, bakora usanga ari bizinesi ikomeye, abantu baba babona amatoni miliyari ku mwaka. Rero ubu ni amasazi nk'uko mubibona, nta ndwara atera kuko ni amasazi atakunda cyane umwanda, ubwo uko akoze nta n'indwara ashobora gutaransfera y'abana hamwe ku yandi. Uko tuyorora muri supanete, udutanda dukora tugashyiramo supanete, hama ino supanete idufasha kugira ngo amasazi atagenda. Hama aya masazi ko yororwa murabonamo akabase, harimo utubase twinshi dutandukanye. Akabase kamwe karimo icyo bita attractant, ni nk'imyanda, ibintu bihora bidufasha kugira ngo amasazi uko akoze yikenera gutera ahantu hafi y'imyanda, ariko ntabwo atera mu myanda direct. Niyo mpamvu dushyiramo utuntu duto turimo imyenge kugira ngo isazi zitereremo. nk'uko mubibona utuntu tw'umuhondo muragenda mubona amagi yatwo. Rero aya masazi iyo amaze gutera nk'uko mubibona, nk'utu duti dutujyana ahantu, hari abakura hano amagi bakoresheje utwuma, ariko kugira ngo twe tutangiza amagi tuyashyira ahantu tukayarambika ku buryo hagati y'iminsi 5 n'10 aya magi yavutse ajya direct mu myanda. Imyanda ko dukunda kuyitegura ni ibintu byoroshye, amagi cyane avukiramo ibintu nk'ibi. Murabona ko ari imyanda, kenshi ni ibintu dukura munsi ya cages z'inkoko. Nyuma rero iyo amagi amaze kubamo utwana cyangwa se utunyorogoto duto tuvutse, dutegura imyanda. Iyo wumva imyanda ntabwo ari imyanda yayo yose, ni ibintu bibora dukoresha, bibora nk'ibintu byo mu gikoni byose, imbuto zasigaye, cyane cyane imbuto nizo nziza. Imyanda y'imbuto niyo myiza ku bworozi bw'amasazi nk'uko mubibona, cyangwa se ibintu ugiye dusigaza mu mwanya wo kujya ubijugunya ukabishyira ahantu hamwe. Iyi myanda tuyishyiramo udusazi dutoya twamaze kuvukira ahandi, noneho tukayirya tugatangira gukura. Iyo turangije tuyishyira mu ma etajeri. Rero kugira ngo dutandukanye imyanda n'amasazi dukoresha utuyunguruzo. Hari akayunguruzo karimo 5 mm gatandukanya
amasazi n'imyanda minini, hari n'akanyerero gatoya gatandukanya amasazi no kukanda gatoya mu nda. Noneho akaba ugasigarana iminyorogoto. Iminyorogoto rero nk'uko mubizi n'ubundi nkoko ni ibintu zikunda kujya guhinga mu rutoki cyangwa se n'ahandi nk'uko twabibonaga kera kandi ubu cyane. Iyo umaze kwibona gutya rero urumva tuba dusigaranye ibintu bibiri by'ingenzi. Tuba dusigaranye amasazi cyangwa se iminyorogoto, tukanasigarana ifumbire nziza cyane yo gukoresha mu rutoki kandi igihe gito. Mu kugira ngo rero twongere tubone amasazi, dufata iminyorogoto imwe tutari bwabure nk'icumi cyangwa 20%, tukayireka ikongera igakura ikaba umukara. Iyo ibaye umukara gutya niyo mubona dusubiza muri tumwe muri turiya tudobo, tuyisubiza muri keji ikagenda ikongera ikavukiramo. Iyo isazi rero ivutse ni wa munyorogoto wiyuburura, kigasigara igishishwa, isazi ikongera ikavamo ikaguruka. Ku bifuza korora amasazi, tubafite full package cyangwa se ukagura ibyo wifuza.